ibyo byo ni Imana izi bidukwiriye kandi data areba uyu munsi akareba hagati akareba n'ejo hazaza rero niyo mpamvu akenshi uzajya gusanga ngo Mana naburaye akavuga ati nkwihereye inzu kubera ko mbese ubundi Imana ireba igifite agaciro cyangwa se igikenewe kuruta ibindi byose Imana yacu irareba ntabwo ijya yerekwa abantu benshi banzi tujya dusengana njye niyo umpamagaye ugatangira ukambwira ngo ufite ikibazo mpita ngukupa kubera iki ntago mba nshaka umuntu none se gutya hari igihe uhamagara umuntu ugatangira ukavuga njyewe mfite ikibazo kiniki nyine unaguhamagara nkakubwira nk'ibyifuzo byanjye mfite ibyo bintu hari n'igihe abahanuzi benshi b'ibinyoma babigenderaho agasengera bya bintu byo wamubwiye nyine akaba ari nabyo aguhanurira ariko niba ushaka kumenya ko Imana ikuzi niba uhamagaye umuhanuzi koko ngo agusengere ceceka umubwiye ati ngiye nshaka ko nsengana nawe musenga Imana iguhishurira ibibazo ufite none si nkungu utavi uje ngo dusengane warangiza ukumva nkubwiye ibibazo wari ufite utabimbwiye ntiwakizera ko Imana yakubonye cyane ukuri pe niyo naba ntizera bura akenshi njya nkunda kubwira abantu ngo ntimukajye mukunda kubwira ibyifuzo byanyabahanuzi koko uwo muhanuzi niba ari mu mwuka w'Imana azagusengera Imana ivuge ku kibazo wari ufite sinozi ko nkungu mu minsi yashize nigeze gusengera umupapa yararwaye kino gice cyo hasi mbona ngiye muyerekwa mbona igice cyo hasi cye kirahumanye mbona mbese habaye umukara mbona hariho ibintu byinshi bimeze nk'ibigozi bihaziritse ngiye mpita mpabwa ubusobanuro bw'ikibazo afite bw'indwara arwaye none ariko ikintu yararwaye nahise nkimenya sinkikubwiye ko nawe uri kucyumvura umuntu mukuru nabyumvise hanyuma mami ubifata ute nk'abantu bavuga ko bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani cyangwa se bagafata ibitangaza bya Satani bakabyitira Imana abantu bari aho ngaho bari mu rujijo bifata ute nkawe Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike TV Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, njye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora. Ariko imbere za Gonarike Plus turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ni umuntu mwamenyere cyane, ni umuntu mwagiye mukurikirana mu bihe bitandukanye. Ni umukobwa Imana yagiriye neza mu gihe ngiki, ni umuntu Imana ihamagaye mu gihe ngiki cyiza ariko nanone kigoranye. Ni umuntu Imana yahaye impano zikomeye, ni umuntu Imana yagiye ikoresha ibitangaza mu bihe bigiye bitandukanye ndetse ntahamya kuvuga ko ari umuntu Imana yatuzaniye mu gihe nk'iki. Rero tugiye kuganira nandi mahirwe nundi mugisha kugira ngo tumwakire hano kuri Gonarike Plus kugira ngo tugane ku byamumeswe n'umwuka yera, tugane ku jambo ry'Imana. Ariko nanone ndabizi ko namwe muri buze kumwishimira. Gusa icyo nababwira ni kimwe, muze gukurikira ikiganiro cyose ku bantu bagenda bambaza nimero z'abakozi Imana mba natumiye, mukurikira ikiganiro cyose nyabuneka. Njye mumbaza mukambura ariko inimero nyisigaho muri buri kiganiro. Ibyo nibanga mbibiye ku bantu babone nimero y'umukozi w'Imana. Hanyuma ntabatinde cyane, reka mwakire naje kumusura ku Gisenyi. Meze ute? Turashima Imana. Ndakwakiriye hano iwacu. Murakoze cyane. Naravuga ibintu byinshi, reka ngusaba banze dushyira imbere y'Imana, ariko mbere na mbere iki? Imana. Umusengesho rito yadushyira imbere y'Imana. Witeka Mana yacu duciye bugufi, turagushimye muri amasaha turakunezerewe. Warinze twebwe David uramurinda kugera ni Rubavu bana nawe mu nzira izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Amen. Warinze abadukurikiranye Uwiteka Imana hari abadukurikiye bari mu bitaro abandi bari mu buzima busanzwe bose wabarinze izina ryawe nirishimwe. Amen. Turasenze kugira ngo iki kiganiro kibi cy'umugisha imbaraga z'ijuru zize zibane natwe cyo duheje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Witeka Imana nyiringabo ukorere hagati muri twe kikirere kiyoborwe nawe buri wese udukurikiranya aya masaha imbaraga zawe zimukoreho data nyagora ku ngoma Imana ineza y'umutindo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Tugwaye karibu n'ikaze kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nongeye kuguha ne karibu hano iwacu. Murakoze cyane. Umeze ute? Turashima Imana. Mami ko naguherukaga kira ko wabaye inzobe cyane. Naguherukaga kera. Ngo burahaye Yesu ari kunsiga. Ngabakobwa benshi bavuga ngo Yesu aracyari umusore. Uracyamutegereje Yesu nawe? Cyane rwose. Cyane pe. Nk'ubu niba ufite fiance akumva ko utegereje Yesu ntago ari burakare. Ntago sheri wanjye arakara pe. Hanyuma mama hano ku Gisenyi muturusha iki? Akavura kari kugwa.
nta bintu birenze ariko nyine ni uko imvura iri kujya igwa cyane. Hakurya hariya naherukaga hari ibigori bari kuhokereza sinzi niba byarashize. N'ibigori birahari pe. Turaguha n'ibyo urajyana. Bya bindi bya hakurya mu hano Gisenyi byaturikaga. Urampaho? Cyane. Bigo ntago mbikeneye. Byaturikaga hara hepfo. Ntago mbikeneye biriya. Biriya biragatsindwa. Ntago mbikeneye. Biriya ni ibya ba Scovia. Biriya ni ibya ba Scovia. Cyane pe. None ntago mbikeneye bya bigori pe. Byaturikaga natwe tukabyumva. Byagiraga iwanyu. Byari bikomeye tukabyumva kuri interinete, tukabyumva ku koranabuhanga. Gutyo natwe twarabyumvaga. Byari bikomeye cyane, ni Yesu wahabaye. Hanyuma urashima Imana? Ndashima Imana. Mami, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa abantu bagiye bakunda mu bihe bigiye bitandukanye. Kubona Imana araguhaye impano z'ubuhanuzi, kuba uri umuvugabutumwa wiyumva ute? Njya mbishimira Imana cyane. Kuba hari abakobwa tungana izi saha bakaba bari mu tubari, bari gusinda, bari gusambana, bari kwiba. Njya mbishimira Imana ko itampaye uwo murimo yampaye no kwikorera, nkavuga ibyo ishaka, nkagenda uko ishaka. Rero mbishimira Imana kandi ndabikunda. Urabikunda kuba ubona uri umukozi w'Imana mu gihe abandi bari cyane rwose pe. Cyane kanya turi kuganira. Hari abari mu maroji, hari n'abadukurikiye bari mu maroji, n'abadukurikiye bari mu busasi, hari abadukurikiye mu busambanyi bikamukundira. Nabyo birashoboka, umwuka w'Imana ashobora kumugeraho. Kuko iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana hano turi kubwiriza abantu benshi cyane. Hari ushobora rero kurireba ari no muri ibyo ngibyo bikamufasha guhinduka. Kuko hariho abantu badasenga ariko ashobora nko gukurikirana ikiganiro kikaba cyamuhindura. Ariko mami, ufata ute nk'umuntu wizera ko Imana itagifite abahanuzi bayo bazima muri iki gihe? Biterwa n'imyizerere ye. Ariko Imana wowe kubwawe bifata ute wowe? Uwo muntu se? Wowe kubwawe hari abantu badukurikiye hano babumva ko muri iki gihe bigoranye ko wabona umuhanuzi ukiri mu mwuka w'Imana. Ko muri iki gihe wabona umuntu ugwanura ibintu bikaba, kandi tuzi neza ko umuhanuzi yemerwa ko ibyo hano bigize ute bisohoye. Abantu bakashyira abantu mu gatebo kamwe ko nta muhanuzi kivugana n'Imana ukiriho, bigatuma batakaza n'icyizere abantu babahanurira. Wowe ubifata ute nkawe nawe ubona ko abo bantu bibeshye cyangwa ko bamwe bari mu nzira z'ukuri? Oya, siko mbyemera. Nubwo wenda iyi si tugezemo ya none abantu benshi basigaye babura icyo bakora bagateka umutwe mu bintu by'Imana. Ariko abantu bose sikari babi, abahanuzi b'ukuri turacyahari, abahanuzi bo gukora Imana turahari, turacyasenga. Kandi burya ijambo ryo tuvuga ngo ntawawuzi igisitaza kuza ariko ngukizana azabona ishyano. Ababi barahari ariko n'abeza barahari. Abantu bose babaye babi. Ase ubundi mami, ni ngiki kintu kikuvuna mu buhanuzi bwawe? Uri umukobwa nibyo? Icyo ni icyambe kuba uri umukobwa. Ikintu uri umuhanuzi, tuzi imvuna abahanuzi bahura nazo. Ni ikihe kintu kikuvuna mu buhanuzi bwawe? Imana igutumye cyangwa se Imana igwaye nka message? Ni ikihe kintu kikuvuna muri ibyo ngibyo kikubangamira cyane kurusha ikindi? Ngiye nta kintu kimbangamira. Ntacyo pe, kuko Imana igukoresha iguha ubwenge kandi atekereza mbese igutuma ahantu iri kumwe nawe. Sinzi rero iyo Imana iri kumwe nawe nta kintu cyakuvuna pe. Reka nkwe nk'urugero, nk'uburi umukobwa, Imana igutumye nko ku muryango w'abantu bafite nk'imyaka 60, umugore n'umugabo. Sibyo cyangwa reka tuvuge 40. Reka tuvuge 40 kugira ngo tutaza abantu badukurikiye baze kumva urugero ntanze. Nk'uburi umukobwa, Imana igutumye ku buryo bw'imyubakire ku muntu ufite umugore n'umugabo mu muryango. Tukavuga ati tujyane iyi message. Mu buryo bw'imyubakire mu ngo zabo bya bintu nashatse kuvuga cyane. Byitwaramo turi umuntu w'umukobwa nta kintu biziho. Rero icyambe nakusubiza aho ngaho. Imana yacize ubwenge. Imana yacize ubwenge. Ishobora guhereza message uri bujyanira abo bantu. Bo bakabyumva wenda ishaka kutabiguhereza wenda uko ubishaka, ikaguha message ariko wayibabwira bo ubwabo bakamenya icyo washatse kubabwira. Kuko ntago Imana yagutuma ku bantu ngo ibe nicyo mbese kubabwira ibyo yagutuma ko abo bantu n'ubundi bifite ukuntu irabyisobanura kuri abo bantu. Ntago byananirana pe, ntago byagorana.
Ntumikakubwira ati nyamara ati dore nijoro bigenda gutya ariko simbizi neza. ibifite ubundi buryo irabicishamo ibifite ubundi buryo Kuburyo utaza irabicishamo kumenya ibyo ari byo. cyane rwose none ko nk'ubu mu minsi yashize nigeze gusengera umupapa yararwaye kino gice cyo hasi mbona ngiye muyerekwa mbona igice cyo hasi cye kirahumanye mbona mbese habaye umukara mbona hariho ibintu byinshi bimeze nk'ibigozi bihaziritse ngiye mpita mpabwa ubusobanuro bw'ikibazo afite bw'indwara arwaye none ariko ikintu yararwaye nahise nkimenye sinkikubwiye ko nawe uri kucyumvura umuntu mukuru nabyumvise bimubwiye gutyo we aratinyuka ahita abinyerura arambwira ariko uburyo cyane rwose kuko yampamagaye akeneye ko dusengana ndamusengera Imana irabihishura uburyo nabimubwiye nabwo ati ngiye mbonye guturuka hano ku gice cyo mu nda yawe hasi urwaye bikomeye cyane ariko Imana irakuvuye uwo mugabo menya yaririye kuri telefone pe arambwira ati nicyo cyifuzo nari mfite ariko njye nanjye nabimubwiye gutyo abo acyumva cyane kundusha bitewe n'uburwayi yari afite yego we yaraguhamagaye cyangwa nawe wamuhamagaye oya niwe wamama njye sindanamuzi etse kuri telefone simuzi hari n'igihe azambona wenda akabyumva ariko simuzi oya Imana ishimwe nabyumva ntago twamumentioninze kutubwe ngo n'uyu nguyu bivuze ngo iyo umuntu aguhamagaye Imana ishobora kuhita igukoresha ikahita umubwira ati nyaboneka nubwo uje kumpamagara ariko ndabona iki ngiki ari cyo kintu kiguhangayikishe kurusha cyane rwose pe Imana yacu irareba ntago ijya yerekwa abantu benshi banzi tujya dusengana njye niyo umpamagaye ugatangira ukambwira ngo ufite ikibazo mpita ngukupa kubera iki ntago mba nshaka umuntu none se gutya hari igihe uhamagara umuntu ugatangira ukavuga njyewe mfite ikibazo iki n'iki nyine ukaguhamagara nkakubwira nk'ibyifuzo byanjye mfite ibyo bintu hari n'igihe abahanuzi benshi b'ibinyoma babigenderaho agasengera bya bintu byo wamubwiye nyine akaba ari nabyo aguhanurira ariko niba ushaka kumenya ko Imana ikuzi niba uhamagaye umuhanuzi koko ngo agusengere ceceka umubwiye ati ngiye nshaka ko nsengana nawe musenga Imana iguhishurira ibibazo ufite none si nk'ubu Davi uje ngo dusengane warangiza ukumva nkubwiye ibibazo wari ufite utabimbwiye ntiwakizera ko Imana yakubonye cyane ukuri pe niyo naba ntizera nk'ubu nje urumva ukahitera ku kibazo nari mfite icyo nashaka gusengera ukambwira ati ufite ibibazo ibi n'ibi ukanambwira n'uburyo wenda ibyo bibazo nabyitwara kugira ngo bigende neza yego ewa niyo naba ntizera Imana ako kanya navaho nyizeye ariko si nk'ubu ngubu tuvugishije ukuri uje gusenga ukambwira ngo ngiye mfite ikibazo iki n'iki byagufasha iki wavuga ati n'ubundi ampanuriye ibintu byo namubwiye akenshi njya nkunda kubwira abantu ngo ntimukajye mukunda kubwira ibyifuzo by'abahanuzi kuko uwo muhanuzi niba ari mu mwuka w'Imana azagusengera Imana ivuge ku kibazo wari ufite ariko umuntu utarimo iby'Imana yakereka ibyo kwihagana he ariko Imana yacu irareba niyo wanakicecekera Imana iravuga Pastor Abana waterutse kuganira ambwira amagambo akomeye arambwira ati muhanuzi yemerwa ibyo hano ariko bigize ute byasohoye ariko nanone hajemo ako kantu ko kuvuga ngo ngiyewe rwose nutambwira ibyifuzo byawe njye Imana kandi koko ni nabyo ubundi tuba tubwira Imana ibyacu ntibizi ibibizi hari umuntu umwe wigeze kunyigisha gusenga arambwira ati bra David ngo ugiye gusenga amagambo angahe ndavuga ati mvuga ibibazo byanjye byose kabitonde niko nasengaga pe ndavuga ati Mana ndagushimye wandinze uyu munsi nkaba nkavuye ko gushima ko Imana yandinze Mana mbabarira ibyaha byose mfite nkabivaho sibyo narangiza nkajya kuri mfite ikibazo kiniki gikemure mfite mama urwaye bikemure mfite papa umeze gutya bikemure mfite amafaranga ariko n'umwana yabuze minerivara no mu nzu byashize ngavuga ibibazo nejo bundi narwaye amaguru kwa kana kabarandoze byose ngavuga Yesu ababizi urumva ukuntu nasengaga kuntu bisekeje yego umuntu angije arambwira ati reka ntukajye usenga gutyo isengesho ryawe rishyize mu bintu bitatu vuga Mana ndagushimye ko wandinze cyane banze ushimye Imana icya mbere icya kabiri hane icya gatatu uvuga ati Mana ibyanjye niwo ubizi niwo ubigena cyane njye nzi kurusha uko niyizi ngendera ibinkwiriye cyane rwose none se David wowe nta bintu umuhanuzi yaguhanurira wenda utayimuke cyangwa wagiye nko gusengera nk'ahantu wenda ugasanga ahuje n'ibyifuzo wari ufite cyane njye ni nacyo muri iyi minsi ngenderaho cyane ni nacyo kintu ngenderaho cyane cyo kuvuga ngo niba ugiye kunsengera
basi impanuro ntakubwiye ibyifuzo byanjye cyane ariko namwe ntimukayimwe bakunda guhanuza cyane ariko nibyo umva ujye kurikira Radio Rwanda yego icyambere ni iki ni amakuru ariko ayo makuru agira isaha isaha zose ntago ari isaha y'amakuru isaha yose amakuru bava mu gitondo saa moya nimugoroba reka nkubwiye kano kantu buriya ngo na kera iyo bavuga bagiye kugira gutera ikindi gihugu bagiye bohereje ngo reka mvuge kino kintu reka mvuge ku bayisiraheli abayisiraheli bava kwa faraho bageze mu butayu barangije bavuga ati none siko tugiye Kanani tukaba tugeze hano mu butayu tukaba tukareba imbere yacu ni gute turamenya amakuru y'umurwa tugize ute tugiyemo yohereza abagabo bangahe 3 bajya gutata iki igihugu bagiye gushaka iki amakuru ariko cyari cyo gihe nanone njye ikintu gisigaye kimbabaza muri iyi minsi ngutamenya irajya agenda nk'impumi yego ni byiza gushaka amakuru ariko nabwo mu gihe none sayige wenda hano abantu badukurikiye bazabitubwira nta gihe wari wasenga Imana ikagucecekana bimugaye cyo guceceka hari igihe ujya gusenga Imana uzi kiravuga ntivuge cyane rwose cyangwa ukagenda ufite icyifuzo runaka gifite ku mutima Imana ntikivuge ikavuga ibindi bikomeye icyo kibazo nakundaga kujya nkibwira abantu nk'ubu ukajya gusenga ugiye gusaba inzu Imana ikakubwira ati ngukijije impanuka cyane cyangwa ukajya gusenga uvuga ati Imana ntwaye impyiko Imana ikakubwira ati nguhaye inzu Imana izi bidukwiriye kandi data areba uyu munsi akareba hagati akareba n'ejo hazaza rero niyo mpamvu akenshi uzajya gusaba ngo Mana naburaye ikavuga ati nkwihereye inzu kubera ko mbese ubundi Imana ireba igifite agaciro cyangwa se igikenewe kuruta ibindi byose nk'ubu nkaza nkavuga ati nyereka ndebe umuhano umukozi w'Imana mami muhamagare yego rwose nuba mfite ibibazo bindemereye mu rugo byanze byageze uti Imana ikahita imbwira ati uzi n'ikindi ngukijije mu nda cyane kandi mu ako kanya umuntu ntago hanjye ariko Imana yarebye ibona ejo nicyo kibazo uzaba ufite gikomeye cyane iravuga ati ngukijije mu nda numva rero turacyakomeje kwiganira na mami mami nk'ubu tuvuze kuntu Imana igukoresha ntukunda umuntu ukubwira ibyifuzo byiwe simbikunda pe no mu bantu bazamamagara wenda muri iki kiganiro hari igihe ariko gambe wenda bambonye uko bukiye nuko bwije Imana igitabara abantu bakagura touch bakajya ku mbuga nkoranyambaga nyine bakareba ariko nk'abo dusanzwe tuziranye bo barabizi ariko abo tutaziranye ngiye sinkunda umuntu mpamagara ngambwire ngo mfite icyifuzo iki niki ndagukupa ubwo ninga ukupa uzabyihangana arakureka akagwamagara ati nsenge umukozi w'Imana niba ukeneye ko dusenga mpamagara dusenge hari nabo wenda numva gutyo akampamagara mbwa namukupa wenda nakumva umutima ugarutse wo kumugira imbabazi nkongera nkamwitaba nkamubwira reka dusenge amamagaye kugira ngo dusenge nyuma nkamusengera nkamubwira ngo aho mbwira icyifuzo rushaka gushira imbere y'Imana akambwira ati byose wabimbwiye ntabwo nose Imana siyakubonye cyane rwose nose ibyo nashaka gushyira imbere y'Imana n'ibiri ariko wabanje kumusengera cyane rwose pe ariko bene na byiza hari ikintu abantu bavuga burya ngo umuhanuzi ngo nta kigufite wamuha ahubwo ngo ni ukugaragaza iby'Imana yagize ute gushima iby'Imana yagize ute yakoze kandi burya ngo n'Imana burya ngo abantu babizi neza burya Imana ngitunzwe n'amashimwe yacu cyane ngo kuba Imana yakoze igitangaza yadukoreye imirimo tugashima burya ngo niyo mpamvu no mu gusenga dutangiza isengesho ryo gushima cyane hanyuma mami ubifata ute nk'abantu bavuga ko bafata ibitangaza by'Imana bakabyitira Satani cyangwa se bagafata ibitangaza bya Satani bakabyitira Imana abantu bari aho ngaho bari mu rujijo bifata ute nkawe abo ngabo baracyafite ibitekerezo biciriritse ahubwo Imana izabasange none si tuvugishije ukuri niba Yesu yaravuze ngo nimunyizera muzakora imirimo iruta ngiyo nakoraga bivuze ngo Yesu hari ibyo atakoze ibyo yasize adakoze hari urugamba yasize atarwanya yarusigiye abazamwizera babandi bazamuhamya ubwo rero nitumwizera ngo tuzakora imirimo irenze iyo yakoze none tuvugishije ukuri niba umuntu asengeye umuntu
uri muri bomboni ni ukuri cyangwa se uri muri koma akava iyo yarari cyangwa ugasengera umuntu wamaze igihe atabyara akabona urubyaro cyangwa ugasengera umuntu wabuze inzu Imana ikayimuhereza barangiza ibitangaza bakabyitira ngo niba abakozi ngo ba Satani harya Imana yacu yarananiwe ku buryo itakibasha gukora ibyo byose. Icyo kibazo nkibazaho wenda niwe usengeye umuntu akabyara mukavuga ati izindi imbaraga yakoresheje tutegeze uriya mwana tureka azakubita imyaka 15 yakubita imyaka 15 akanayirenza ngo nubone ngo niyo tunarebye ngo dusanga tuzuyemo neza ibi cyane ge mu rugendo ntibibura ibyo bintu usije bibona cyane bibaho pe simbizi neza uracyari umukobwa niba hari isezerano Imana yakubwiye ugasanga bati aha nguriya buranga ari utuntu yakoreshejwe ngo umusore mukunda reka turebe neza namara kugerayo tureka zabayo bakagutega iminsi wagera ukabayo ugakwita imyaka 10 ukabyara hungu nako bukabayo tuzi n'ikindi buriya ngo yango cyagiye ngajya gukora ubukwe hari utuntu yagiye afite aho ngabo ari umwabwo za Satani nabonye abantu ntago babura impamvu niko tubaye sinzi uko tubaye batekereza abantu ntago tubura impamvu niko tubayeho kandi ntimukajye mutwivovota nawe uri umuntu niko tubaye ntago tubura impamvu ariko Imana ijye bababarira pe ntitugaye Satani umwanya ntitukamuhe amapeta adakwiriye Satani koko tuvugishije ukuri ahubwo si ninde utamusenga niba yakora ibyo bitangaza ninde utamusenga twaturi kujya gusenga Imana y'ibiki niba Satani we wakora ibitangaza ninde utajya ukaba ukagira amahoro ninde utajya kwa Satani ukabyara umwana akaba muzima akaba ukaramba ukabona inzu ukabona imodoka niya Satani abitanga ninde utajyayo n'abavuze ngo akora amafaranga kwa Satani oya barabivuga nange nabaza ati ko amafaranga muyakura he ngo nanjye nzarebe ko nyakura yo nkayabona ngayagiriramo amahoro nkayabona nkaza ngayagiramo amahoro yego icyo kibazo nakibajije pe ariko abantu batekereza ko oya ariko ntitugahereze Satani amapeta adakwiriye ni ukuri ntitugahereze Satani ariko n'abantu bavuga ngo bakora amafaranga kwa Satani ngo babona urubyaro ruvuye kwa Satani nta mahoro ariko se ubundi bibaho ayo mafaranga bayakuraho gute ko twese twajyayo njyewe ntabwo njya mbyemera ibyo bintu pe ariko nta n'umukene waba uriho abantu bose bamuyoboka Imana niyo bosi Imana ifite byose Satani nta mbaraga afite ntitukamuhereza amapeta adakwiye ni ukuvuga ngo amapeta Satani ntayafite cyane rwose pe n'agatangaza k'akanya gato ntabwo yagashoboye ntako Satani ntacyo ashoboye Satani umva ntacyo habe na kimwe ngo bibaho Satani ngaruko uretse kugerageza abantu b'Imana nta kindi Satani ashoboye no kuduteza agahinda nta kindi yego hanyuma ufata ute nk'abantu bumva ko kuza wenda ko bavuga imbaraga z'Imana ko bavuga Imana imitangaza n'imirimo agiye gukoresha ukaza ukabibwira abantu benshi Imana bakavuga ati Imana ifite uburyo ibwira umuntu mbese bakabifata nko kwiyamamaza wowe byumva gute ikintu cya mbere nutamamaza Yesu azaguhereza ibizatuma umwamamaza burya abantu benshi baribeshya wenda bakabona umuntu ari gushima Imana inkoresha ibi Imana yankoreye ibi ngibi bakagira ngo ni ubwibone ariko siko bimeze Yesu yaravuze ngo uzamuhamiriza mu bana b'abantu nawe azamuhamiriza imbere ya Data bivuze ngo nudahamya Imana nawe ntahizahurira nawe kandi ushobora kudahamya Imana ubu ngubu uri muzima ugakubitana n'ikintu mbese cy'ikirwara gikomeye cyane ukazaza utanga ubuhamya bw'iki noneho ukazayihamya neza warahuye n'icyo kigeragezo byaba ari bibi reka abantu bashaka ngo tubanze akenshi abantu benshi bakunda kugira imbaraga zo kubara inkuru za bagenzi babo runaka yarasebye runaka yaramwaye amaze iminsi ari gukubitwa urwo rwarasenyutse ariko kubara inkuru za Yesu ngo wicare n'umuntu umubare ngo Yesu yankoreye ibi Yesu yaranyambitse Yesu yampaye izina Yesu yampaye agaciro bikananirana nudahamya Imana ku neza uzayihamya ku nabi niko bimeze hari igihe kigeze ugeramo wowe mami bwawe ukumva wivovota amasezerano y'Imana agiye guhereza bijya biba byagenze gute nyine hari igihe wenda ntago ari ubuhamya ngo usabye utaza kubishya mu gihe kirekire bitubwiye mu nshamake nurangiza unatubwira uburyo
icyo gihe kigezemo kigobotoramo? hari igihe wenda usengera nk'abantu benshi ukabona bari gusubizwa we hurana cyari aho ngaho wenda ukaba ufite nk'ikibazo mbese kimwe cya bibiri ukavuga ati Mana ngiye ko wambwiye ko uzakora ibi byagenze ute bimeze bite Mana kubera iki wabyemeye ariko ibyo byose namaze kumenya ko Imana ijya ibyemera bikabaho burya hari igihe ushobora no gusengera ikintu ugashiraho Imana pressure cya kintu ari ryo gare ryawe ryo gutaha ariko Imana yakureba bikavuga ngo igihe cyo gutaha cyo siki ngiki ikabigutindijeho gato. Mbese wunze mu ryo Pastor Bane yigeze kumbwira arambwira ati David nubona amasezerano yawe asohoye kuko yaratusobanuriye ibyiciro bitatu by'iki by'amasezerano. Hari isezerano ry'umunsi, hari iry'icyumweru, hari iry'ukwezi, hari iry'imyaka. Yagendaga bitubwira nawe navuga ngo iry'umunsi ryaba ari ryiza ngo tekereza ngo Imana igayo isezerano rigasoma umunsi umwe bivuze ngo ejo uzapfa cyane amasezerano yose uba yabonye. Niyo mpamvu akenshi nubona wowe udukurikiranye wenda Imana itinze kugusubiza ntukabyivovotere ntukabitekereze nabi ngo uvuge ngo Imana yaragutaye ngo Imana yarakwibagiwe ahubwo hari ibyo Imana ibikiri gutunganya hari ibyo Imana ibikiri gukora. Biragoye kuba umuntu twabona ko yagiye mu masezerano ugasanga hari nk'ababyeyi benshi wenda ubona mu muhanda ukabona yakenyeye neza ariko afite ikintu kimwe akenyereyeho cy'ikibazo gikomeye cyane. Bivuze ngo muri ibyo yaravuze ngo nuntabara uzantabara untabaye ngo singasubire mu mibabaro yanjye. Nubona Imana itinze ntuzatekereze ko yakwibagiwe ahubwo haba hari igihe wenda ukabona Imana itinze gukora wowe ukahita wifata ati Mana kuki wanteranye utakoze ibi kandi warabinyemereye kandi ubwo Imana bifite ibindi byinshi gutegura. Haba hari igihe Imana iba yarateguye cyawe ntukajye ubona abandi Imana yabasubije vuba ngo bigutere kubabara ngo kubera iki hoya buri muntu wese afite igihe cye. Nk'umuntu uri mu bibazo muri iyi minsi wumva wivovoteye Imana kumva rimwe na rimwe yanze Imana akageza naho yanga ubuzima bwe ari igihe wanga ukavuga ati Imana kuki wambwiye bino bintu burya umuntu ugeze ko kwanga ubuzima bwe burya Imana aba yayitakaje icyizere kera cyane. Burya ugeze igihe cyo kwiyahura kwanga ubuzima bwawe burya Imana yayitakaje icyizere kuko umuntu muzima ntago yiyahura kandi ngo no kwiyahura muri Bibiliya ngo ni icyaha buriya ni icyaha gikomeye. Rero bigeze igihe cyo kwiyahura waratakaje Imana icyizere. Hari nk'umuntu muri iyo situation ni ngiye kintu wamufasha cyangwa se ngiye nama wamugira mami? Jewe icyo nabwira umuntu wenda uri muri icyo kigeragezo ni uko yakizera Imana agasenga agakomeza akarindira icyo Imana yavuganye nawe. Igitabo cy'umubwiriza ibice 3 icyo gice uhereye ku murongo wa mbere niho habivuga neza ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Bivuze ngo uyu munsi niba urukurira hari igihe cyo guseka, niba uyu munsi uri gucuruza bikanga hari igihe cyo gucuruza bikemera, niba uyu munsi uri mu mayira meza ate Imana yaremye mu mucyo niyo yaremye n'umwijima. Rero ibihe nk'uko habaho amanywa hakabaho nijoro ni nk'uko igihe gishobora kugera nawe Imana ikagusetsa Imana ikagusubiza amasengesho bya bibazo urimo ukabona Imana yabikuyeho cyane rwose pe. Byabaye bikugoye ubona ko nta nzira nta gisubizo Imana byose ikabikwibagiza. Ariko si niba inyoni yabaho idahinga nta sambi ifite yibera mu giti ntiwanamenya ngo irarahagana kandi ikabaho igasa neza. Utekereza ko Imana yiremye itayizi iranyoni inyagirwa cyane rwose ntiyambara nabi none Imana ariweho n'inyoni ninde yaheza agaciro gakomeye cyane. Uvuze ako kantu niba ku muntu wambye ngo David ngo tekereza nk'ubu uyu wari umeze nk'ibuye arambaza icyo kibazo uyu umeze uribuye biba bimeze bite ndavuga ati kabisa ubu bandi mu mfuruka narubatse amazu bakajya bigaho kubita inyundo bikanya ariko Imana ntiyigeze itugira ibyo byose. Ari bava kwa kimvura yadutesheje umutwe rero reka ngusaye n'umuntu nk'iminota nk'ibiri uduhereza impano y'ijambo ry'Imana niba urarisoma niba uravuga iryo mu mutwe gusa ntago nshaka ko turenza iminota 2 nindangiza ndahita ngubwira ikindi gikurikira ariko tumaze kumva ijambo ry'Imana akabona nubwo imvura yadutesha ariko tukagira ahantu tuba tugize ute tugeze tukavuga ati byibura umuntu twamuhaye impano cyane cyane ko twavuze ibintu byinshi twavuze kwizera twavuze gusenga twavuze ku bantu batakemera ko Imana ikora. Imana irahari yayindi yakoraga kera n'igikora n'uyu munsi Imana ngo ntago igibe sirimo nta terambere igira yora kwa kundi usibye twe tugenda duhinduka gake gake. Ni karibu ndaza kukubwira ikindi dukurikizaho. Reka dusome ijambo rito cyane riri muri Yesaya ibice 60. Burya ijambo ry'Imana ritubuhanuzi
warisengeramo waryizereramo kandi Imana igakora imirimo. Iryo jambo ratubwiye ngo umutwe w'amagambo umukiza w'amahanga azaturuka i Siyoni. Yesaya 60:1 haratubwiye ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ngo dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ngo ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Haleluya. Amen. Wowe udukurikiye muri aya masaha hari ibyagusinzirije. Hari igihe abarozi bagusinziriza cyangwa se amagambo akagusinziriza cyangwa se ukagira n'intege nke mu murimo w'Imana ugasinzira. Sinzi biri kugusinziza muri iyi minsi ngo ni ibiki, ariko igihe kirageze cyo kubyuka ugakora nk'abandi nawe ukagirirwa neza n'Imana. Haleluya. Bishoboke ko uyu muntu nawe igihe cyageze agasinzira, wenda akabona ibibazo bimugose cyangwa ibigeragezo ari byinshi cyane, ariko iri jambo ratubwiye ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Iki ni igihe cyo kubyuka ugasenga iby'Imana itakoze mwa uriya mwaka ikabikora 2026. Hari igihe usengera ikintu igihe kirekire cyane ntigisubize, ariko uyu munsi wa none ijambo ratubwiye ngo ni igihe cyo kubyuka. Imana irakubyukije. Wa mukobwa Imana irakubyukije, wa mugabo Imana irakubyukije, wa mubyeyi Imana irakubyukije. Hari igihe wubaka urugo ukabona rwarasinziriye byaranze, ariko data yategetse ngo urugo rwawe nirwongere rubeho. Amen. Ubukwe bwawe nibwongere bubeho. Hari igihe umukobwa agira ubukwe ariko ugasanga bwarapfuye inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro eshatu, ariko Imana yakubwiye ngo byuka. Imana irabibyukije. Bya bindi uzi byasinziriye, bya bindi uzi ko abantu bavuze ngo byarapfuye byararangiye, Imana iravuze ngo nibibyuke mu izina rya Yesu. Ikindi kintu ahangaha minota 2 iri kurenga imvura iri kugwa. Ubundi twarekeye aho ngaho rako imvura yabaye nyinshi. Imvura ndikona yabaye nyinshi. Reka dusezanye abantu kino kintu nabo bambabare kandi bantu banye basabye imbabazi cyane kubw'ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri mama agiye kutubwira, ariko imvura yagiye turogoya kenshi namwe muri kubibona ko biba bitoroshye. Ahubwo reka tumusaye ikintu kimwe aduhe nimero yiwe anadusengere ku bantu bafite ibyifuzo. Ku bantu bifuza gusengana natwe nimero wamamagaraho ni 079 34 37 969. Ni ukuri dutandukanye ntabishaka, numvaga ngezaho mbese biryoshye cyane. Reka tubakumuze n'uzagaruka kuko tuganira iminota mikeya kandi ubutaha tuzaganira iminota myinshi. Nta kibazo. None reka dufashe gusenga abantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye n'ubundi mu minota mike kugira ngo imvura itakomeza kutunyagira. Yego. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, tugushimiye umwanya abanye natwe, tugushimiye Data Uwiteka uburyo waturinze, izina ryawe nirishimwe. Reka badukurikiye muri aya masaha ubaho umugisha, imbaraga zawe zibabeho, basindira babyutse, abibyabo byasinzira ibibyutse, abamasezerano yasinzi Uwiteka Imana wongere wikisezerano wagiranye nabo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka ubyutse abarwayi bari kwa muganga, ubyutse ibiremu Uwiteka Imana, ubyutse byinshi ku buzima bw'abadukurikiye hano hanze. Ngaho tubera Imana kandi ukomereze amaboko neza, ikomeze kudutindaho mu izina rya Yesu. Amen.